jenoside yakorewe Abatutsi, Imana yarandinze, Imana yankoreye igitangaza gikomeye uburyo ntatekerezaga, umutima wanjye rero wuzuye ishimwe. Navutse n'umwana wa kabiri mu muryango w'iwacu, twari abana 7, dufite ababyeyi papa na mama, urumva ko twari umuryango w'abantu 9. Ariko mu gihe cya jenoside bose baragiye, sigara mpagaze njyenyine. Ntabwo byari byoroshye, kandi nari mutoya, nari umukobwa w'umwangavu, nari mfite imyaka 17. Ntabwo byari byoroheye ubuzima bwanjye. Hagezeho igihe numva ibyiringiro birashize, numva sinyishaka no kubaho, nkumva singikwiriye no kubaho. Ariko Imana yabanye nanjye, Imana yampaye agakiza ndi muto, mfite imyaka 9, mba muri itorero. Imana yampaye agakiza icyo gihe, yarankomeje igihe nari nta ibyiringiro, numva nagikwiriye no kubaho. Imana yabanye nanjye. Icyo gihe rero nagize umuhigo, muhiga mbere ariko ibintu bitarakomera cyane. Bigeze hagati numva singikwiriye kubaho, ariko Imana yo yarumvise umuhigo nagize, irandinda imbeshaho. Iki gitondo nshimiye Imana. Byari bitoroshye kubaho uri wenyine, nta muryango, nta muvandimwe, nta mubyeyi, kandi uri mutoya mu gihe wari ubakeneye. Byari nimba ikomeye, nkumva ibyiringiro ntabwo, ariko Imana yabanye nanjye. Imana izi kurera imfubyi zigakura, Imana izi kubeshaho. Korali Gasambi yaririmbye ngo niyo igiti gitemwe kirongera kigashibuka, kikagira amashami, kikagira n'ibibabi. Ndashimira Imana ko nashibutse. Ndashimira Imana ko yampaye umugisha wo kubyara. Imana yampaye abana. Imana inezeza umutima wanjye. Uyu mwanya nta kintu na kimwe gishinja. Imana yagize neza. Yampaye kubyara abahungu n'abakobwa. Impabakwe ngize abakwe 2, ngize n'abakuru bawe. Imana y'ijuru yarakoze, umutima wanjye uranezerewe, ndibwira kubabona mu gitondo cy'umuzuko. Ndashimira itorero ry'abanye natwe ku bihe bitoroshye, ryagiye riba hafi abantu barokotse jenoside. Imana y'ijuru ibahe umugisha. Ndashimira korali Inshuti z'Umwami, korali yabanye nanjye mu bihe bitoroshye, babana nanjye. Ndabakunda, korali Inshuti z'Umwami ndabakunda, uri umuryango wanjye nkunda. Imana y'ijuru ishimwe. Uyu mwanya rero ko nishimye, turakuvuga uti se kwiga imyaka ishize ari myinshi warahize umuhigo, ariko igihe ni iki, igihe cyari iki. Ndayishimye rero ko nishimye, mpagaze imbere y'iteraniro, mufashe tuyirambure ibiganza. Yarakoze, ni Imana ishobora byose. Muri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 hari abaririmbyi batanu, na nyuma yaho aho jenoside yarangiriye mu ntambara zabaye z'itorero, bararindira Kristo. Aha ngaha bashimira Imana ko twatakaje. Muri urwo rwego twateguye iminsi 2 yo kugira ngo tubibuke. Umunsi w'ejo hashize twageze umugoroba wo kwibuka, aho twaganiriye ku kiganiro cy'isanamitima, badusobanurira uruhare rw'amadini n'amatorero muri jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu munsi tubonanira Abanyarwanda bazize jenoside yakorewe Abatutsi hariya ku rwibutso rwa Kigali ku Gisozi, aho twifuje kugira ngo abato n'abakuru tugende badusobanurire, bamwe amateka badusobanurire, kandi turushaho no gusigasira kugira ngo ibyabaye bitazongera kubaho. Dushimira itorero ryagiye rituba hafi kugira ngo ribungabunge ubuzima bwacu,
ko iyo twumvise amateka n'ubuhamya bwa bene data ko Imana yabarinze muri Jenoside yakorewe Abatutsi, Imana yakoze bikomeye. Nimumfashe tuyihereze icyubahiro bwa byose yakoze kuba twese. Yeah.
amaturo y'ishimwe agasengera ibyifuzo agasengera n'umwigisha ari maza rero nanjye mfite ishimwe muri ibi byumweru bitatu twabonye umuryango w'abana batatu cyo nshimira rero n'ubwo Imana yagiriye umukazana ubwo yari afite abo bana batatu urumva ntabwo byari byoroshye. akabamo gumirizayo John nawe yari muri byakorera Gasave, akabamo Matabaro Jean nawe yari umukristo, akaba
akaba yari umukwe wabo muramu wabo yego hakabamo Mujaho Yesu Dansira yari muri Korali Gasave aho Gasave yagenesha abantu benshi hakabamo Nkurunziza John yari umuhungu wa Heremani hakabamo na Ntezimana Gabriel nawe yari umuhungu wa Heremani hakabamo Ruvuzandekwe Joseph nawe yari umuhungu wa Heremani hakabamo na Gishimana Faustin uyu we twamubonye uko iminsi igendiza niko tugenda tubona n'abandi uyu we yabonetse nyuma kandi urugendo rurakomeje kuko n'abandi bazagenda baboneka turagenda tubongeraho bitewe n'igihe kugenda ibyo bisobanura ibintu turunamira rero aba bakristo bacu ariko n'abanyarwanda muri rusange ariko abangaba bamwe mu bo twasenganaga bo twakorana umurimo w'Imana turakomeza rero kubazirikana kandi twibuka yuko imiryango yabo inshuti n'abavandimwe nibakomere twasabaga rero abayobozi Mwarimu Makire abashumba ndetse n'abo muryango bose bahari umuyobozi wa korali n'abadamu bari muri protocol batambuke baze hano kugira ngo twese dufate umwanya wo kunamira abantu dushyira ururabo hano kuri uru rukuta rwanditsemo abashumba bose batambuke Imana ishimwe kuko bakizirikana protocol twasabaga umuyobozi wa korali ari he Gustave ari he twakiriye n'umunyamakuru wacu karibu twasabaga protocol ko uyu mwana niwe muri buhereza ururabo afatanyije n'abashumba turabunamira dushyizeho ururabo kuri uru rukuta banditseho amazina yabo tambuka dufata twese murakoze cyane turabashimiye twasubira muri gahunda zacu kuko twebwe korali n'abandi bateguwe kuko dufite umubare ntarengwa turagiye kujya ku rwibutso rwa Kigali ku Gisozi niho turi gukomereza dusura tunakomeza kureba n'amateka yabo murakoze cyane rero turabashimiye basura amateraniro abandi bagasura muri Majorania amanywa yuzuye imiborogo aho umuntu yazize uko yavutse ora Rwanda ntibizongera byara Majorania amanywa yuzuye imiborogo aho umuntu yazize uko yavutse ora Rwanda ntibizongera muri Rwanda ora Rwanda muri Rwanda muri Rwanda
warubyaye ngo byinduhetse ni koko warababaye ariko ntibizongera ihorere Rwanda hora 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 Rwanda rwa Gasabo twari umuhere kuri Gihanga waruhanze ingoma rwoga ingoma Karinga tukiri umwe 94 amateka arahinduka ibyara amata bihinduka amaraso zamarere ziratabara Rwanda turatengamaye umura Rwanda umura ntibizongera twibuke twiyubaka jenoside ntizongere kubaho mu rwatubyaye oya Rwanda oya Rwanda humura ntibizongera Rwanda mubyeyi mwiza ngo ujye duhetse tw'abana bawe tuje kuguhoza tugufata mu bwongo twabuze ababyeyi inshuti abavandimwe ariko twebwe abasigaye ikivi cyanyu tuzacyusa hora Rwanda hore Rwanda 9 ukwezi kwari mata abatutsi bari impunguro zirahana zamarere zibibonye zitabara n'ingoga nyabaza ritahi Rwanda humura Rwanda ibyabaye ntibizongera umukuru nakomeza umuto umuto akomeza umukuru twiyubakira urwatubyaye hora Rwanda bituzatuma wongera kubabara ukundi mubyeyi humura mubyeyi bizongera intimba wangize uhangayika kwiheba ntibizongera ntibizongera hore Rwanda kuko amateka yawe niyatuma nigira iyo nyumva ndanga ndavuga ntibizongera hora Rwanda imure Rwanda hora Rwanda nyigira ngo namwe nitwe tuzakomeza gusigasira ubwo butwari amateka yarwo niyo yanjye ibyabaye ntibizongera 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 Rwanda nicyo gihugu cyanjye amateka yarwo niyo yanjye ibyabaye ntibizongera 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 Rwanda we ntibizongera ntibizongera abana bawe ntituzatuma
gitondo igitondo gikonje ari kumwe na mama we mu gihuru batitira kubera imvura nyinshi cyane yari ibanyagiye abandi bo mu muryango we bari bamaze kwicwa bose hasigaranye na nyina wenyine nawe wuzuye ibikomere mu by'ukuri nawe atari buramuke reba ko gahinda nuko Kanyarwanda areba mu maso ya mama we yari yuzuye amarira na mama aramureba mama ahera kwamubwira mu magambo akomeye yuzuye agahinda kavanze n'ibyiringiro ati mwana wanjye Kanyarwanda uko biri kose ngiye gupfa usige wenyine mw'iyi si ariko mbere yuko ngenda umva mwana wanjye mfite inzozi ndareba hirya y'imibabaro u Rwanda rushya rwuje amahoro rutarimo ivangura ry'amoko ruzira urwango n'amacakubiri urwo rumuri rw'icyizere ndareba abana bakina hamwe ababyeyi babo bicaye hamwe nta guhezanya nta n'urwikekwe mu kubaho gushya byose bishya urwo rumuri rw'icyizere mumenyere ko tumugira gutya tukabakorera inkuru zigiye zitandukanye kuri uyu munsi kuri kino cyumweru cyo ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatanu korali inshuti z'umwami Yesu ya ADPR Gasave yagize igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 28 abaririmbyi bayo babiri bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 turi kumwe rero n'aba bayobozi b'iyi korali mu buryo bugiye butandukanye aho mu gitondo bazindutse bashyira indabo ku rukuta ruriho amazina y'abazize jenoside ruri ku rusengero rwa ADPR Gasave aho bateranira ndetse iki gikorwa kiza gukomereza nyine ku rwibutso rwa jenoside rwa Gisozi turi kumwe rero n'aba bakozi b'Imana komite igize iyi korali kugira ngo tubashe kuganira nabo badusobanurire byinshi muri buze kugenda mumenya reka tubahe ikaze batangire basuhuza abantu bari kubareba mugire gusuhuza amakuru wawe tubahe ikaze kuyobokamana TV. Yes, urahita wibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ko tugiye kuganira nande byanaba byiza kubera yuko abantu baba bashaka kumenya abantu mu buryo butandukanye udukoreye presentation gatoya kuri komite ya korali ikugaragiye kugira ngo bamenye ngo korali yibutse ni bantu iki cyangwa igizwe na bande wenda abayobozi bayoboye abandi cyangwa babahagarariye. Nitwa Yesu Gustave ni perezida wa korali abadufata turi kumwe rero akaba bagize komite ya korali ntabwo barimo arajya yiyerekana yego harimo umutoza wa korali Kabuyire Ernestine yego harimo umubitsi wa imisanzu yitwa Nishimwe Deborah yego dufitemo ushinzwe umugenzuzi n'uwo yitwa Feline umurimo ufatanya na Rutagarama Wenceslas yego muraza kumubona n'undi mwanya dufite kandi ushinzwe ikinyabupfura abaririmbyi habamo ikinyabupfura kureba ko abaririmbyi bagenda no kubambana n'ibindi yitwa Uwamahoro Marie Pierre akaba ari na madamu akaba harimo n'umusaza twubaha akaba ashinzwe iterambere rya korali yitwa Muzehe Murindabigwi Jean Bosco. ubuzima rero dukora bwo kuririmba bisaba no gusenga. Ubu rero dufite
Mazimpaka Patrick akaba ushinzwe amasengesho muri korali. Noneho rero mu bikorwa tugira n'ibirebana n'imibanire myiza, guhemba ababyaye, gutabara wagize ibyago n'ubundi buzima burebana na sociale. Ikaba rero ishinzwe Cyanzere Brigitte, akaba ishinzwe icyo gikorwa. ngira ngo mwabyumvishe iyi ni komite y'igikorali. Iki gikorwa mwakoze ni ku nshuro ya mbere mu gikoze, bano baririmbyi musanzwe mubibuka, ni bangahe mwibuka kugira wenda ngo abantu badukurikiye basobanukirwe neza? Ntabwo ari ubwa mbere twajyaga twibuka dufatanyije n'itorero rya Gasabo mu rwego rwa paruwasi, ariko uyu mwaka twaravuze ngo reka natwe tubibuke mu rwego rw'umwihariko wa korali. Ni abaririmbyi twibuka bazi jenoside yakorewe Abatutsi. ngira ngo birumvikana. Ubundi se korali yanyu cyangwa korali inshuti z'umwami Yesu muri bantu ki yatangiye ryari, yabayeho ryari, n'ibihe bikorwa by'ivugabutumwa ikora? Uretse nk'iki ngiki wenda kiba kibaye gutya, ni igikorwa cyiza cyane. Turacyari mu minsi 100 aho abanyarwanda bose bibuka jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 28. Korali yawe ni korali ki yatangiye gute, imaze igihe kingana iki, ni ibihe bigufite? Korali yacu, korali inshuti z'umwami Yesu yatangiye agana mu 1984. Urumva ngo turi kujya hafi mu myaka 38. Yatangiye ari korali y'abantu b'abamama gutyo, igenda izamo abantu b'ingeri zitandukanye, iza kwitwa korali B Gasave, yari korali ya kabiri bikira korali Gasave. Nyuma rero nibwo twaje kwitandukanya dusanga nta korali yitwa korali B, tuza kwitwa izina korali inshuti z'umwami Yesu. Twarigizwe muri 1997. Twagiye dukora ibikorwa bitandukanye dushingiye ku nkingi itorero rigenderaho. Hariho ivugabutumwa, hariho iterambere, hari imibanire myiza, hakaba n'amasengesho. Mu birebana n'ivugabutumwa rero twakoze ingendo nyinshi muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, Amajyepfo, Amajyaruguru, Uburengerazuba n'Uburasirazuba, n'amavuna yagiye abaho tugiye mu mujyi wa Kigali. Mu birebana n'iterambere twabashije, twatangiye nta bikoresho tugira, ariko uyu munsi dufite ibikoresho piano n'ibindi bikoresho bigendana nayo. Twabashije gukora volume z'indirimbo, twabashije gukora indirimbo za audio ziri ku maradiyo atandukanye. Twabashije kandi mu rwego rwo kwiteza imbere kandi twabashije gushyiraho ikigega ishyirahamwe inshuti nziza ridufasha kugira ngo tubashe kuba hagati yacu hatabamo umuntu utagira akazi, kugira ngo umuntu akaka inguzanyo ku nyungu twumvikanye, kugira ngo umuntu abashe kwiteza imbere. Cya korali kugira ngo ubu ngubu igenekereje, wenda hano hari perezida uriya Murindabigwi Jean Bosco niwe uhagarariye icyo kigega. Uvuga ngo gikora mu rwego rwa korali n'abafatanyabikorwa. Uvuga ngo umuntu akibamo ari umunyamuryango, ariko umusanzu atanga akaba ari uwe, ukaba utandukanye n'umusanzu wa korali. Uvuga ni igikorwa kigamije kugira ngo umuntu yiteze imbere ku giti cye, ariko hakaba n'indi misanzu yindi ikorwa mu rwego rwa korali. Mu gihe rero umuntu yaba agize impamvu aguriye n'urupfu cyangwa n'ibindi bibazo, ayo mafaranga aba afite umuntu yagennye uzayasigarana. Ni ukuvuga ngo ntabwo ahita ahabwa korali. Nubwo ari uburyo twabonaga umuntu aririmba gusa, ariko tukaba ntacyo bimariye. Ubwo rero komite ya korali ibona ko yagakwiye gushaka igisubizo kirambye cyatuma abashomeri muri twebwe navuga ngo bagabanuka, kugira ngo tubashe kwiteza imbere nk'uko leta yacu idushishikariza kugira ngo twishyire hamwe tubashe kwiteza imbere. Mu rwego rero rirebana na sociale, tubasha guhemba ababyaye, kugira ngo wenda ukuyemo wenda ababyaye nko mu kwezi, ariko ubu twakoze famiye muri korali, famiye 3, aritwa Agape, aritwa Blessed, aritwa Boaz. Buri muririmbyi agira famiye abarizwamo. Iyo famiye rero iyo yabyaye niyo imuhemba, iyo yagize ibyago niyo imutabara. Ibyo bidufasha kugira ngo dukore ibikorwa byinshi mu gihe gitoya. Nako tubikora no mu bafatanyabikorwa bacu badushyigikira mu bikorwa byacu bya buri munsi, kugira ngo tubashe no gutsura umubano hagati yacu, tukamenya abantu bataha, nta kurimbana abantu bataziranye. Mu masengesho rero turasenga mu buryo bwose bwo gusenga nk'uko Bibiliya ibivuga. Korali yanyu rero ni nk'umuryango rero? Ni umuryango. Nawe ahubwo turakwakiriye. Ndaje cyangwa ndabaha kameramani banjye. None igizwe n'abaririmbyi bangahe se perezida? Kugeza uyu munsi dufite abaririmbyi bagera kuri 60.
harimo ingeri zitandukanye, harimo abakuru n'abatoya n'abandi bakiri abajene. Ni byiza cyane. Nyemerera umpere mikrofone dirigente gatoya. Mwaramutse neza dirigente? Mwaramutse. Amakuru neza. Wow, twishimiye cyane kubakira kuyobokamana TV. Murakoze cyane. Nubwo babavuze ariko muribwiraga gatoya abantu bagukurikiye. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Kagoyire Ernestine. Kuri ubu ni dirigente wa korali inshuti z'Umwami Yesu. Birakorohera gufatikanya kuba dirigente, abafite inshingano nyinshi muri korali ndetse afite n'urumva n'inshingano nyine zo kuba umubyeyi. Ubihuza gute wenda uwo murimo w'Imana no kuba umumama ubwo nyine birumvikana ufite inshingano nyinshi? Murakoze. Ntabwo bigoye cyane guhamagarira gukorera Imana. Iyo rero ufite umurimo ushinzwe kuba ufite umuhamagaro urakora ukabihuza neza n'iby'urugo no gufasha abo mu rugo n'izindi nshingano zose uba ufite no mu kazi, ukabihuza n'umurimo w'Imana kandi bikagenda neza ntihazamo icyuho. Iki gikorwa cyabaye uyu munsi cyakozwe na korali aho mwibutsa abaririmbyi banyu bazize jenoside yakorewe Abatutsi. Wacyakiriye gute cyangwa niki wakivugaho wenda cyangwa niki wabwira andi makorali cyangwa abanyarwanda muri rusange bari kureba ikiganiro nk'iki kuba korali yavuze ati reka tuzirikane bano bantu bacu, ubundi kwibuka bigusigira iki wowe nk'umubyeyi? Murakoze cyane. Iki gikorwa cyakozwe na korali inshuti z'Umwami Yesu cyambereye igitsikamutima kuko nanjye ndi mu barokotse jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Rero cyanshimishije cyane kumva ko korali izirikana abanyarwanda muri rusange n'abaririmbyi bazize jenoside. Ni ikintu gikomeye kandi cy'ubutwari, cyanshimishije, cyanejeje umutima wanjye. Rero icyo nasaba andi makorali agize itorero ryacu rya ADEPR ni uko nabo bagera ikirenge mu cyacu. Hari abamaze gutera iyi ntambwe ariko hari n'abatarayitera. Ni ukuri ndabasaba kugira ngo nabo bakora iki gikorwa kuko ni cyiza. Abarokotse jenoside baba bakeneye abantu baba hafi babereka ko bari kumwe nabo. Ni byiza, binezeza imitima yabo, bakumva ko bafite abantu babashyigikiye babafasha amaboko. Murakoze. Nk'umuntu warokotse jenoside yakorewe Abatutsi, kuba uri muri korali inshuti z'Umwami Yesu, ni iki byagufashije mu isanamitima ryawe cyangwa no kwiyubaka mu buryo busanzwe? Murakoze. Icyo byamfashije kuba ndi muri iyi korali kandi nararokotse jenoside yakorewe Abatutsi, byaramfashije cyane kuko narokotse jenoside ndi njyenyine mu muryango w'abantu 7, nsigara njyenyine, ariko nari narakijijwe mfite agakiza ndetse ndi no muri iyi korali kuko nayigezemo nkiri muto. Rero byarandinze. Iyi korali nyifata nk'umuryango wanjye undi hafi wa bugufi, ni umuryango tubana umunsi ku wundi. Byagiye bindinda kumva sindi njyenyine, kumva ndakomeye, ko byagenda kose nkumva mfite amaboko kandi nabo bamfashe amaboko. Ndabashimira, bamfashe amaboko, numva mfite umuryango ukomeye kandi ndakomeye. Byiza cyane. Nari mfite imyaka 9 muri 1988 nibwo nabatijwe, nari ngize imyaka 13. Iyo usubije amaso inyuma ukabona abantu bishwe muri jenoside ndetse n'umuryango wawe nk'uko wabivuze ugasigaramo wenyine, ubona ari iki Imana yagusigarije? Ni iyihe devoir cyangwa ni uwuhe mukoro Imana yatumye wowe ugusigaza? Murakoze cyane. Njya nsubiza amaso inyuma ndatekereza ibintu byinshi cyane.
nakijijwe muri iyo myaka 9 ndi njyenyine mu muryango w'iwacu ndi muto hagurukamo ndi njyenyine ndakizwa kandi bakijijwe nyuma tugenda dukurikirana ariko ninjye wabanje noneho igitangaza cyabaye jenoside babandi bose nabajyana n'ubundi nsigara njyenyine rero iyo mbitekereje numva ari ikintu gikomeye Imana yansigaje kuyikorera nsigaje kuyikorera kandi ndakomeje umurimo wayo icyo yansigarije ndimo ndagikora kugeza ku iherezo ry'urugendo rwanjye uri mu barokokeye kuri eglise hariya Gasave cyangwa narokokeye kuri eglise Gasave uri kuri Gasave muri make byagenze gute kugira ngo ubuhamya gato cyane wenda situation yo kugira ngo wisange warokotse byagenze ubundi mvuka Indera umurenge wa Ndera aho zari muri komine Rubungo muri Kigali ngari rero niho mvuka niho umuryango wanjye wari uri cyarageze nza hano i Gasave ncumbika mu muryango wo kwa marume byo bwo kwiga narigaga nari umunyeshuri jenoside yabaye ndi umunyeshuri rero muri igihe cya jenoside ijya gutangira muribuka ko abanyeshuri bose bari mu biruhuko nanjye nari ndi mu kiruhuko iwacu Indera ariko umunsi umwe numva umutima umpase kuhava umutima umpata kuhava nkajya numva kandi biba umunsi umwe mu gitondo numva ndashaka kugenda bwira mama ndumva nshaka kujya ku Gisozi ati se ikiruhuko kitararangira ugiye gute ndumva nshaka kuva hano ati se kubera icyari kibazo kuko yabivuga nkahita nirutira nkavuga ndetse mpamagara n'ubundi hari ikihe kibazo hashira umwanya nkumva umutima uranze none uradishye genda nirirwa ntyo ariko byageze ku mugoroba saa 11 nibwo nahagurutse iwacu Indera ndamanuka nza gutega imodoka kuri 15 icyo gihe niho twategeraga imodoka kugeza mu mujyi ukagenda n'amaguru ukagera ku Gisozi nta zindi modoka zari zihari naraje uwo mugoroba ngera mu mujyi ndatega ndagenda ngera kwa marume nahageze saa 9:30 aranyangurira ndinjira bati se kuje nijoro ndaje turaryama tukimara kuryama tutarasinzira twumva ikintu gikubise nk'inkuba umudamu wa marume araza mu cyumba aho nari ndyamye na mubyara wanjye aratubwira ngo mubyuke mujye gushyira ngakavunguru ku mureko imvura iraguye kumbi n'indege y'umukuru w'igihugu yari ihanutse tutazi ibyari byo turagenda tugashyiraho tukabona ikirere kirakeye nta mvura yakubye turaryama bwakeye mu gitondo inkuru yakwiriye bavuga ati umuntu wese aguma aho aje naho rero nagumye ku itariki 10 nibwo igitero cyaturutse ku Gisozi kije kwica abo mu muryango kwa marume n'ubundi n'abandi batutsi bari batuye muri kariya gace kegereye FAO igitero kiraza ari ku cyumweru ku itariki 10 baraza umuyobozi wabayobora icyo gihe w'akagari agenda bakura mu ngabwa ngo bajye ku muhanda hariya mu gasantere ka FAO ngo bakumire igitero ngo kigiye kuva ku Gisozi baragenda bahageze bahise babica bamaze kubica hamwe n'ubundi zijya mu ngo kureba ko hari abasigaye ubwo zamanutse zidusanga mu rugo ziratwirukana hakurya iriya mu kibaya cyitwaga kwa Karekezi mubyara wanjye tujya mu rubingo rwo kwa Karekezi imvura iragwa nyinshi imvura imaze guhita bigeze ku mugoroba twigira inama yo kujya ku rusengero ibyo byose tujye ku rusengero dushobora kuharokokera twazamutse ku musozi wa FAO hari hahinze n'ibishyimbo byinshi tuzamuka umusozi tugendesha inda tuzamuka hejuru ahantu hari umunara ugasanga interahamwe zihahagaze tuziguyemo nyine nta kintu turi bukore interahamwe ziratubaza mugiye tugiye ku rusengero ntabwo batwishe
uwari ubayobabwira umwe ngo baherekeze shambo bageze ku rusengero ngo baherekeze aba bana twari abana b'abakobwa batoya bari mu myaka 10 duherekeza ariko ntitugejeje yatugejeje hafi dukebutse inyuma turamubura turijyana tugera ku rusengero rwa Gasave twagezeyo twakiriwe na Pasiteri Habineza Joseph igihe ni wari umushumba wa paruwasi ya Gasave dukingura twinjira mu rusengero hari agasengero gato twasanzemo abantu benshi cyane ariko tutari tuzi ko bari bahahungiye bagendaga barambika begeranya ziriya ntebe z'imbaho bakajya baseseramo bubitse inda ko baravuga ati bashobora no kuza bagakubita igisasu wenda urusengero rukagwa ariko bavuga ati nirunagwa ibinonko bigwe hejuru y'intebe harimo imbere hari igihe hari abarokoka kujya bimeze urusengero rwarimo abantu benshi cyane Pasiteri Habineza yakiraga buri wese uhageze amwinjizamo agafunga n'ingufuri akicara inyuma y'urusengero ntabwo zarazaga avuga ati Pasiteri ikingura muri urusengero harimo abatutsi ahubwo ati ntawe urimo ati ndahiye imbere y'Imana nta muntu urimo bati koko nta muntu urimo ati nta muntu urimo ati Pasiteri ntabwo abeshya twigendere kandi turimo turi benshi twuzuye muribwira abantu badukurikiye yego nitwa Karekezi Charles Mose Karoli Rwanda niwo mupasiteri wo Gasave ari kuva muri 2024 wow twakiriza umunsi mu mupasiteri Gasave nyuma yo kubipfubyi wari yubatse urakomeye biragaragara wabifashijwemo n'iki nyuma yo kubipfubyi naribatse n'ibyo ndanakomera ariko nabifashijwemo n'ababyeyi batsigaranye nyogokuru niwe wari muri mama na marume niwe famiye nasigaranye noneho nkura n'abakristo nkorera mu gusenga nafashijwe no gusenga cyanejeje cyane korali kwisi yanejeje cyane yatutuye ukuri ibintu ukuntu babiteguye natwe byadutuye twazaga mu rwego rw'itorero ariko ejo bundi nagiye kumva numva barampamagaye ati turashaka kwibuka umusaza wawe n'abaririmbyi twaririmbanaga turashaka kwibuka ukuri numvise ari ikintu kinejeje akorera neza tubaha ikaze kuyoboka Mana TV muribwira abantu bafite umwami Yesu ya ADEPR Gasave uyu munsi turi ku rwibutso rwa Jenoside yagize igikorwa cyo kwibuka abaririmbyi abahoze ari abaririmbyi bayo bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 turi kumwe na perezida w'abafatanyabikorwa ubwo ni no kuvuga ni perezida w'abaterankunga iki gikorwa mwagiteguye gute numva abafatanyabikorwa baba bari hafi y'ibikorwa bya korali wacyakirana na perezida wa korali ubwo ubuyobozi bwa korali bwadushyizemo imbaraga baragitegura ariko nk'abafatanyabikorwa tubaba hafi baratumiye tukaza turaganira ku buryo bw'ishyirwa mu bikorwa bw'iki gikorwa cyane ko nk'uko mubibona ni igikorwa cy'isanamitima ni igikorwa gisubizamo abantu imbaraga kandi noneho by'ingenzi witegereje usanga ari ikaze kuyoboka Mana TV muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye bamenye ngo tugiye kubana nande muri kino kiganiro. Murakoze cyane nitwa Rutagarama Wenceslas ndi perezida wa Ibuka mu murenge wa Gisozi nanjye nkaba ndi n'umuririmbyi wakora inshuti z'umwami se muri n'abaririmbyi wawe kwibuka ni inshingano za buri munyarwanda wese kandi cyane